Mumeze mute bantu banjye? Ndabashuhuje mwese, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora bashishikariza kuyikora. Hano tubagezaho ibiganiro byiza bicukumbuye, amadokumenteri meza, news update cyangwa se amakuru agezweho, tukabagezaho amadokumenteri ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko cyane tubagezaho uko mwagira ubuzima bwiza binyuze mu byo murya, mu byo munywa. Right. Rero uyu munsi twabateguriye watermelon. Ese wari uzi ko watermelon irimo amazi menshi kurusha izindi mbuto zose, kandi ko ari imwe mu mbuto zifasha umubiri wacu gukora neza mu buryo bwinshi? Mbahaye ikaze. Nubwo benshi bayifata nk'imbuto yo kurya igihe hashyushye, watermelon ni ububiko bw'intungamubiri, amazi n'imbaraga karemano. Ubu rero tugiye kukwereka impamvu watermelon ikwiye kuba igice cy'ingenzi mu mafunguro yawe ya buri munsi. Dore impamvu 6 zituma ukwiriye kuyigira inshuti. Muriteguye? Bibaye byiza ufite agakaramu ukagira aho ubyandika. Dore ku mpamvu ya mbere, yuzuyemo amazi menshi. Watermelon irimo amazi arenga 90%, bigafasha umubiri gusubirana amazi waba waratakaje, bityo bigafasha gutumagara cyangwa umunaniro w'inzara y'amazi. Impamvu ya kabiri, irinda ubushyuhe bwinshi. Bitewe n'amazi n'intungamubiri zirimo, ifasha umubiri kugabanya ubushyuhe bwinshi, cyane mu gihe cy'impeshyi. Impamvu ya gatatu, ifasha umutima gukora neza. Irimo intungamubiri nka lycopene, potassium na vitamine C, bifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso no kurinda indwara z'umutima. Impamvu ya kane, iha umubiri imbaraga z'umusemburo w'urukundo. Right. Watermelon irimo citrulline, ituma amaraso atembera neza mu bice by'imyororokere, bityo ikagira uruhare mu kongera ubushake ku bagabo n'abagore. Impamvu ya gatanu, mukomeze mukande subscribe abatarayikora. Ubaye ukiri kureba ino video utarakanda subscribe, byaza kugora kongera kunyuma. Bityo kanda subscribe kugira ngo ujye ubona video buri uko twa-uploadinze. Kandi video niba yakubereye nziza, udakanze like byaba ari bibi. Kanda like niba yakubereye nziza, kandi niba ubona iyi video yafasha n'abandi, yisharinge ku inshuti zawe ndetse n'abandi muri rusange. Bityo twubaka umuryango mugari wa M-Media TV. Ready? Kadukomeze ku mpamvu ya gatanu. Watermelon irinda kanseri. Lycopene iboneka muri watermelon ni antioxidant ikomeye izwiho gufasha mu kurinda kanseri y'ibere, iy'umwijima n'iy'uruhu. Impamvu ya gatandatu, watermelon iha uruhu bwiza n'umucyo. Vitamine A na C biri muri pasteke bifasha gusana uruhu no kururinda gusaza vuba, bikigatuma uhora usa neza kandi ukeye. Izi rero ni impamvu 6 twari twabateguriye zituma ukwiye kujya urya watermelon buri munsi. Iyi ni M-Media TV, katubahe n'inama rero. Watermelon si imbuto isanzwe, ni impano karemano y'ubuzima bwiza. Uko uyirya ni kuha umubiri wawe amazi, intungamubiri, imbaraga n'amasohoro meza. Ntugategereze kurwara utangire kuyizirikana. Tangira uyu munsi kuyigira igice cy'amafunguro yawe. Ngende Emmanuel wihanganye wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho. Iyi ni M-Media TV. Nibuke gukanda subscribe abatarayikora, kandi namwe abayikoze mukomeze gusharinga buno butumwa bwiza bugere no ku bandi. Rero turabashimiye, tugeze muri ka kanya ka bonus.
wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, dufite ingingo nyinshi twavuzeho, ariko muri aka kanya ka bonasi reka tubabwire ku igi. Amagi ni kimwe mu biribwa bikunzwe cyane ku isi kubera uburyo aboneka byoroshye nuko aribwa mu buryo bwinshi. Abantu benshi bayafata ku ifunguro rya mu gitondo cyangwa mu mafunguro yihuse, fast food, kubera uburyo abyara imbaraga vuba. Ariko se kurya amagi menshi buri munsi ni byiza cyangwa bifite ingaruka ku buzima? Uraza gusobanukirwa. Abahanga mu mirire batandukanye bagaragaje ko amagi akungahaye cyane ku ntungamubiri zifasha umubiri w'umuntu, ariko kandi bakaburira ku ngaruka zishobora guterwa no kuyarya birengeje urugero. Mu nkuru twabakoreye iri kuri YouTube channel yacu Emi Media TV, muri playlist y'imbuto, inyama, amagi ndetse n'ibindi, iyi video twarayikoze ugereho uyirebe, imeze neza cyane. Muri iyi video twasesenguye neza ibyiza n'ibibi byo kurya amagi menshi kugira ngo umenye uko wayashyira ku rugero rwiza mu ifunguro ryawe. Eri yari bonasi, gusa iyi video twarayikoze kuri YouTube channel yacu irahari, cyangwa se waba yishaka cyane ndayibashira muri description, muri link yo hasi. Muri description murayisangamo, ndaza kuyibaha, ndabasezeranyije. Ndabashimiye naho gutaha duhure mu zindi video. Ariko kugira ngo ujye uba uwa mbere buri uko nkoze video, amakuru meza nk'aya nagucika ube mu ba mbere bayabona, kanda subscribe, ukande like, sharing ino video ku bandi kugira ngo nabo babona no makuru meza, ndetse ntiwibagirwe na comment. Emmanuel Uwihanganye wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho. Iyi ni Emi Media TV, naho ubutaha.